Hey, what's up my people? Ndizera ko mumeze neza aho muri mwese. Nanjye meze neza. Ndanyarutse rero mfashe utunota dukeya ngira ngo abankurikira mumaze kubimenyera ko iyo nje mbanje kubaha amakuru mashyashya. Hari aka opportunity rero narabutswe ahantu nagira ngo gasangize cyane cyane abantu bari muri health care nk'abantu bakora kwa muganga aba infirmier cyangwa se n'abandi bafite aho bahurira n'ibintu byo kwita ku barwayi iyo yaba opportunity nziza mushobora kugerageza. Hanyuma mbabwire ko rero mu by'ukuri ukeneye kuba ufite resume yawe iri ready cyangwa CV whatever uko tubyita kandi kakaba gakoze neza gasobanutse. Hanyuma rero ndabizi ko hari amakuru nabemereye abantu bari interested mu bintu bya provincial nominee. Iyo wabonye nomination ya province biguhesha amahirwe 99% yo gusaba permanent residence leta ikayaprovinga. Hanyuma rero iyo wabonye akazi nanone hari employer ukwemereye akazi mu ntara runaka, ibyo nabyo bizamura amahirwe yo kuguhesha nomination muri province kubera ko ubu habonye connection. Niyo mpamvu rero nyarutse kugira ngo mbereke ahantu bakeneye akazi, bakeneye abakozi abakeneye abakozi kandi n'umunyamahanga yemerewe kwa applying. Iyi website ni ya leta, ni ya Government of Canada, yitwa Job Bank. Iyi Job Bank ni ahantu abakoresha banyura bapostinga utuzi bafite bari gushakisha abakozi, baba bashaka abo mu gihugu, baba bashaka hanze y'igihugu, nahangaha banyura utuzi nahatubarizwa. Aka opportunity rero ngira ngo mbasangize na aka opportunity kamwe k'abantu bakora nko kwa muganga. Iyi position bayipostinze itariki 30 z'ukwa karindwi uyu mwaka, hanyuma bakazayikuraho itariki itariki 25 z'ukwa 9. No kuvuga ngo uku kwezi kuri 25 izaba yavuyeho. Imeze ite rero? Yitwa Health Care Aid. Iri zina rikoreshwa ku bantu bakora kwa muganga, cyane cyane hano abantu baba bararangije segonderi bakajya gufata indi course ishobora kugeza ku mwaka yo kwita ku barwayi. Muzabona hari aho babyita yenda nursing assistant, muzabona nko muri USA babyita ko ari certified nursing assistant, CNA. Canada rero dukoresha health care aid cyangwa nursing assistant. So ngayo nguko rero urabona ni company yitwa The Good Samaritan Society ya postiza aka kazi, ibarizwa mu ntara yitwa BC, that's British Columbia cyangwa se Colombie Britannique. Bagahemba $25 ku isaha, ukora amasaha 32 mu cyumweru. Ni contract cyangwa se term, no kuvuga ifite igihe yarangirira, ni imyanya 5, bashakamo abantu 5. Requirement ukeneye kuvuga icyongereza, ariho bashobora kugusaba ngo werekane ko wakoze test barebe level yawe ko ushobora gukomunika nka proof. Ugomba kuba warangije secondaire, ugomba kuba ufite experience nibura amezi 7 kugera ku mwaka umwe. Ahantu ho gukorera ni muri nursing home cyangwa home for the aged. Ahangaha ni ahantu hakunda kuba harimo abantu bari muri retirement, abasaza bafite needs, bakenera gufashwa yenda mu bintu bimwe na bimwe. Naho ngaho umuntu abagiye gukora, bashobora kukubaza certificate ya first aid cyangwa CPR, byaterwa, byaba ari important cyane. Ariko rimwe na rimwe kuko batemera izo mu mahanga, iyo bakaguhaye ushobora kuyikora n'umunsi umwe, zose ushobora kuzirangiza amasaha 8 bakagutraining. Ngaye nguko rero. Hanyuma iyi website ujyaho ukajya muri search ukandikamo nk'akazi uri gushakisha, bagahita bakuzanira urutonde. Buri kazi rero ugakandaho kakaguha description uko kameze, urakabona ukamenya nimba ari full time cyangwa ari part time. Hanyuma ukamanuka ukajya hepfo who can apply, bashyizeho umuntu uzapplyinga ari uwuhe. Employer acceptinga applications ziva ku ba Canadian citizen, permanent resident, temporary resident of Canada, n'abandi ba candidate bafite cyangwa se badafite valid Canadian work permit. No kuvuga ngo n'umunyamahanga yemere kwa applying. Applying ute? Nukohereza resume cyangwa CV yawe kuri iyi email ukabwira ko uri interested ku kazi wabonye bapostinze. Hanyuma rero iyo applying hano ugomba gushyiraho na nimero y'iyo position baba bashyizeho.
so nimero yayo nahaba banditse ko ari Job Bank nimero 3020-293. Niyo description y'izi position, ku buryo umuntu nyine umushaka abakozi ahita amenya ko wagezeyo wabibonye. Ngayo nguko rero mushobora kugerageza abari interested. N'utundi tuzi twose hari igihe uko ugeze hasi ushobora kubona n'utundi ugakanda utiriwe usubira muri search. Murabona aka ni akandi Nurse Aid kapostinzwe n'iyi company mu kwa munani tariki 12, gahemba 29 ku isaha, ni permanent, ni full time. Hano dukora ibyo bita amashift, ni kuvuga amasaha 8 ku munsi ugataha hakaza undi. Nabo bafite positions 5. Usabwa kuba warakoze uzi icyongereza, wararangije secondaire, nta experience bakeneye, baramutse bakaguhaye bagutraininga, hanyuma hagashyiramo nabo ibyo gukorwa. Ushobora gufata za blood pressure, ama temperature, pulse, ushobora gusupervising umurwayi n'ibindi bikorerwa kwa muganga. Ninde wemerewe kwa applyinga? Ni umu Canadian citizen, ni umu permanent resident, ni umu temporary resident, cyangwa se abandi bantu badafite n'ibyangombwa byo gukora, badafite no work permit. Abo nabo bemerewe kwa applyinga. Wa applyinga ute? Wohereza CV yawe kuri iyi email, mwibuke ukamentioninga ko job number ari iyi ngiyi iri hano hejuru, nimero 337,288, position name, occupation ni Nurse Aid. Murabibona? Let's see. Hanyuma bazakomeza kukadvertisinga kuzageza itariki 6 z'ukwezi kwa 10. Haracyariho hafi ukwezi kose bakabona kugakuraho. Ngayo nguko rero uko byifashe. Ubwo n'abandi mushaka kugerageza gushakisha mutuzi hano, mujya kuri iyi website ukayishaka Job Bank, hanyuma ukajya muri search ukajya wandikamo nk'izina ry'akazi ushakisha, ukazengurukamo ukareba ko uko bimeze. Ngaho rero mugerageza amahirwe ababishoboye. Uramutse ugize ikibazo cyangwa hari more information wumva ukeneye, ushobora kunyandikira kuri Instagram. Mbana rishyizeho akalinki ka Instagram ushobora gukirikaho kakakujyana nayo, ubundi ukaba wambaza icyo wumva ukeneye amakuru yihariye. Mukomeze kugubwa neza rero. Nyagasani abarinde abahe guhirwa mu byo mukora byose. Ciao ciao.